Hi, Niriho neza, muraho neza. Uyu munsi ni ku gatandatu, rero nkaba mfite akanya gatoya. Ntago nakoze. Nkaba rero nifuje kubatemberezaho gatoya hano ntuye, ariko nkaba mfite no kubanyura muri makeya bimwe mu bintu nkora mu buzima busanzwe. Ikintu nkora mu buzima busanzwe rero nkaba nkora mu bijyanye n'amashanyarazi. Ubusanzwe miliyoni 50 z'abanyafrika muri rusange ntago bafite umuriro w'amashanyarazi, ntago bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi. Ikindi nuko 60% muri 2020 by'abantu batuye munsi y'ubutayu bwa Sahara nta muriro w'amashanyarazi bagira. Rero nagiriwe amahirwe, nagiriwe ubuntu bwo gukora mu kigo gitanga umuriro w'amashanyarazi uturuka ku mirasire y'izuba. Reka mbasobanurireho muri makeya mu buryo nyine wenda butari technique cyane uburyo bikorwa hano. Nizere ko niwacu byakorwa. Iwacu hari ibigo bikora nsanzwe nzi, harimo nka Mobisol, harimo Bbox, nawe niba nukunguranya ubumenyi washaka kubikoramo wagira akantu utoramo, kuko kera nkiba mu Rwanda nta nari nzi company bikora, ariko ntabwo nari nzi iki. Nari nzi ko nyine abantu bagira amapano solaire ku nzu zabo, ari nk'abantu wenda baba bakeneye umuriro wo gushyushya amazi. Abantu bari hano hejuru. Okay, reka dutangirane urugendo rero gatoya. Ibihe byiza, nizere ko muri buryoherwa. Agashowroom dufite ku kazi, akaba ari bimwe mu bikoresho. Iki ngiki mureba hano imbere akaba ari cyo twita main panel. Ubusanzwe iwacu rero akenshi tukita compteur. Ubusanzwe kandi compteur yagombye kuba iki ngiki, ariko compteur nk'uko tubyita iwacu ari cyo main panel. Ubundi higizwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Iyo ufunguye ubonamo breakers turi buze kuvugaho. Noneho iyi ngiyi bayita AC, akaba ari yo tuvuge niba inzu igiye gushya ushobora ku iki nicyo ukatisha umuriro, urawuhagarika, ntago ari ukukata kundi. Urakata nyine circuit ikawurizwamo. Iki ngiki rero ni inverter, ikaba igizwe n'utu transformer. Anyway, iki ngiki kikaba ari cyo gihindura umuriro w'amashanyarazi directement uvuye hejuru, wita DC. Iyo uvuye hejuru witwa DC, noneho wagera muri compteur cyangwa se cyane twita main panel, wamara guca muri inverter ikakonvertisa mu cyo twita AC. Akaba ari uyu muriro nyine twebwe dusanzwe dukoresha. Noneho hakazaho panel. Iyi ni cya kindi panneau solaire dushyira hejuru. Noneho rero ibijyanye n'ibyo ku gisenge, ibisenge biratandukanye. Hari iki ngiki nabonye cyane muri Amerika, iki bakita composition shingles. Noneho rero n'amategura n'amaki tiles ziratandukanye. Hari ziba ziri flat, izi ngizi, hakaba hari izindi ziba ziri S, shape yazo abari S, hakabaho noneho n'izi ngizi ziri W. None impamvu nyine uba ugomba kureba neza ibijyanye n'isakaro nuko hari ibikoresho dukoresha kugira ngo ushyireho panneau solaire yawe. Ni ukuvuga ngo haba hagomba kuba iki cyuma gishepinze nka gifite shape nk'iya tile. Noneho rero akaba ari cyo bafatisha. Kuko rero nari maze kubereka ibintu dukoresha hejuru y'igisenge. Ibyo navuga ngiye nkora ntabwo ari kujya kuri terrain. Ngiye rero nkaba nkora nk'umu designer rero title yanjye akaba ari photovoltaic designer. Nkaba designing ama system, ni nka kuriya kuntu wenda mu buryo busanzwe bwumvikana tuvuge nk'umu architect. Ono kuntu mu architect bagenda bakajya kuri terrain bakamufatira ibipimo byose, cyangwa se bakamuha ibipimo byose, noneho bakamubwira ati wowe tu designingire iyi nziza bihagaze he, bizagenda gute, dukeneye ibihe bikoresho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nanjye nibyo nkora, ariko noneho ngiye bikaba ari mu bintu bijyanye n'amashanyarazi nko nabivugaga.
kampani yanjye specifiquement ikaba ikora ku bintu bijyanye n'amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba. Iyo utekereje ahantu isi iri kugenda igana ukanatekereza n'ukuntu ya climat igenda ihinduka, ni ngombwa nyine ko twese hamwe nk'isi yose dutanga umusanzu wacu kugira ngo tugabanye byibura kwangiza za ozone, kwangiza nyine ibidukikije. Mbere rero tureka tujye straight iwacu mu rugo, ubundi kugira ngo umuntu ahitemo gukoresha imirasire y'izuba, tuvuge nk'aha muri Amerika. By the way, muri California hari itegeko rivuga ko inzu yose nshya yubatswe mu 2000 kuva mu 2020 igomba kuba ikoresha solar energy. Naho ngaho nicyo kikubwira ukuntu nyine ibintu biri huge, kandi California niba ntibeshye ituwe na miliyoni, kamaze telefone yanjye, abaturage ba California ni benshi, ni benshi, ndaza kwandika hasi umubare. Ikindi navuga nuko nyine mu bihugu byateye imbere ni ikintu nyine cyoroshye ubona ko kirimo imbaraga abantu nyine bafokasinzeho. Anyway, ni gute rero dutangira gukora kuri projet y'umukiriya? Ubundi wowe personnellement still ushobora kumenya umuriro w'amashanyarazi ukoresha. Abakiriya dukorera bacu akenshi duhera kuri bills, ni ukuvuga izi facture z'amashanyarazi iva muri reg, noneho bakakubwira ati wenda se ku kwezi wishyura amadolari tuvuge 400 ahantu hashyuha cyane cyangwa ahantu hakonja cyane, ayo mafaranga ashobora kugeramo 400, 500, 200 nk'ibyo ngibyo. Iyo mpiriye kuri iyo bill rero mbashaka kuvuga nti wenda koresha umuriro w'amashanyarazi. Ariko reka tujye iwacu mu Rwanda Kimironko. Urebye kugira ngo ubare umuriro w'amashanyarazi ukoresha, ureba ubundi devices zawe, tuvuge nk'itara iri risanzwe rishobora kuba rikoresha, niba ari iri risanzwe ubusanzwe riba rikoresha nka watt 10, nziza nyine navuga ko zijyanwe n'ibigezweho, ibigeza nko kuri watt 100, abari hagati ya watt 10 na watt 100. Ukareba ukajya gusanga nka frigo ikoresha hagati ya watt 100 na 100, biterwa nyine na frigo ukoresha. Ugateranya ibyo byose wenda ukarenza nka gatoya. Iriya panneau solaire imwe twabonye ubusanzwe igira hagati ya watt 250 na 300. Ni ukuvuga ngo ingo nyinshi mu Rwanda nibura panneau solaire ebyiri, ndatekereza neza ko zagufasha. Ubwo harimo wenda tubare nka televiziyo nk'ebyiri, tubare nk'amatara wenda 20, yandi yo ku rupangu, yandi hehe, tubare frigo imwe nihajyaho iya kabiri ho wenda imibare ishobora guhinduka, ariko tubare n'iki, tubare nk'ipasi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Anyway, noneho rero wamara kubara amashanyarazi ukeneye ku kwezi, wafashe izo watt ukaziteranya, warangiza ukazishyira muri kilowatt, ugakuba ku kwezi, noneho ukabara ngo kilowatt imwe igura ngahe, nibwo umenye umuriro w'amashanyarazi nkeneye n'uwe. Ngiye rero mu designer ikintu nkora niki, umuntu wo kuri site, umuntu kuri site aragenda agafata amafoto y'inzu yose, akaba ari byo ngiye kubereka. Yamara gufata amafoto y'inzu yose, igikurikiraho rero ayo mafoto barayanzanira. Amafoto y'inzu yose afata azenguruka inzu yose, akanyereka tuvuge insinga z'amashanyarazi, gas mira ziri hehe, ama AC yabo ari hehe, akazana igisenge tuzashyiraho panneau solaire, akagifotora, akanamezira kugira ngo tuzamenye emplacement yari ama panneau solaire. Noneho ikindi kintu ampa nyine abakiriya bifuza ko panneau solaire zaba ziriho gute, zaba zireba hehe, ntibifuza ko zigaragara iyo uhagaze inyuma wenda se winjira mu muryango. Nyuma yaho ngaho rero tujya mu kindi gice gisa nkaho nanone gifite akamaro kanini, aricyo bita iwacu anyway hano tubyita ama breakers. Iwacu niba twarazitaga ngo iki, icyo nzi cyane ikintu twajyaga tuvuga ngo fizo yasose ibintu ngibyo. Nkuko nabivugaga rero, dore umu Sitec, aya ngaya niyo mashusho, aragenda agafata amafoto ameze nk'aya ngaya uko murimo murabireba.
noneho ikindi kintu cyo navugaga ngo twita compteur iwacu muri rusange kandi compteur yagombye kuba iki ngiki kibara byibura noneho hakazaho bimwe nise breakers ni ibyo ngibyo turimo turabona imbere akenshi umuntu areba niba bikwiriye nyine bigendanye na standard z'imiriro y'amashanyarazi hano agapima aho tuzashyira inverters imvara nayiberetse ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi kandi bon iki ni naberetse ya komshingo kimwe mu bintu basakaza nk'iki gisenge urabona ko nta kibazo gifite iyo dusanga hari ikibazo nyine tusaba ko bahindura bakahindura igisenge mbere yuko dushyiraho amapano solaire ibi nibyo navugaga by'ama rafters tujyamwe imbere tukareba eske imeze neza sinzi niba mubona neza ariko nk'uyu nguyu ntabwo akeneye guhindura noneho nyuma yo kumpa izi doni zose rero nabivuze arashushanya uriya muntu wo kuri site arashushanya nk'iki ngiki ubu ni igisenge cyo kuri uriya rugo kugira ngo verifie neza reka mbereke nizere ko amazina atagaragara kuko ubundi ntabwo byemewe ko werekana amazina y'umuntu muri contrat y'akazi nyine ntabwo byemewe ko ugaragaza utanga imyirondoro y'abantu ba nyiri inzu business kandi bon ntabwo byemewe ofete anyway ubona ko hari ahantu yashushanyije it's either which one vaulted ni hano iyi niyo nzu ukaba bon ikiza cyo muri Amerika ibintu byose nyine ushaka kubiverifya online noneho ukareba nyuma yo kubishushanya nyine bayabimpaye noneho nanjye urabona ko iki gisenge urakibona ubona ko ari kimwe n'iki ngiki nashushanyije muri Archicad noneho nimara kubishushanya muri Archicad rero nzakora design anyway design ntabwo navuga ngo ntabwo nahita nyirangiza kuko ifata umwanya ariko nk'umu designer actually ibintu nkora dore ni ibingibi icyo navuga ngo designing niba umu architect atanga plans yiwe ngiyi nanjye plan iyi niyo final plans iki nicyo ntanga nyine bwa nyuma iyi n'indi projet ntayihuriye nariye nahoze mbereka ngiye gutangira iyi ngiyo ni nizo mpapuro za nyuma nyine nkora ubundi nkatanga sinzi niba mubibona neza I think biragaragara iyi plan nkora and designer guess who is the designer guess who Pascal mfite umushuti wambwiye ngo yarabamagaye ndabwira wampaye agahenge gatoya ko ndi ku kazi ndi mu nama ndakuvugisha arangije ngo ati se urakora cyangwa uri gusoma ibitabo anyway yibonye umwanya nsoma ibitabo ye narimo ndasoma ibitabo rero nibi ngibi mba ndimo mugire ibihe byiza Reste toujours, n'oublie pas, tu restes jamais.